arinjira yamara kwinjira agafata ibintu yaravuye guhaha agatangira kubishyira mu gikoni ariko abitunganya uko ari kubitunganya papa amuturuka inyuma akamusuhuza agahita amubwira ati Ella umeze gute Ella ahita asuhuza papa ati papa ameze neza nawe umeze neza kutagiye mu kazi papa ahita amubwira ati yego nanjye meze neza ariko nifuzaga ko twaganira Ella ahita abwira papa ati okay nta kibazo reka mare gutunganya ibi ngibi nari mvuye guhaha nyuma nze tuganire papa ahita ajya kwicara muri salo yamara kujya kwicara muri salo Ella adaciye iminota myinshi nawe ahita aza agasanga papa we muri salo amaze kumusanga muri salo papa ahita amubwira ati Ella ni ibiki maze iminsi numva hano muri iyi nzu yacu wowe na murumuna wawe mumaze iminsi murimo Ella ahita abwira papa ati papa ni ibiki se kandi ngiye ko ntabyo nzi papa ahita amubwira ati Ella ntushake kunjijisha ibintu nsigaye numva hano byateje induru cyane n'akajagari ngo murumuna wawe ushaka Trezor koko nibyo Ella ahita abwira papa ati papa ntago mbizi rwose ntago mbizi ariko papa ahita amubwira ati Ella byose ndabizi ariko ikintu nashaka kukubwira ngo umbabarire ntago nshaka gukomeza kumva iyo nduru ahubwo ndakwinginze wowe uri mukuru wa Leya sibyo uri mukuru wa Leya ndakwinginze ufate umwanzuro mwiza ikindi kandi Ella ndakwinginze umbabarire ureke Trezor Ella ahita areba papa we agahita amubwira ati papa ibyo ngibyo reka tube tubiretse Trezor nta nubwo ari ikibazo cyane sibyo ahubwo se papa kuko ntago muri ababyeyi banjye umva nkubwire mbaye ikaze mu nkuru yacu y'uyu munsi nizanashidikanya ko muri mumeze neza nkomeza guha ikaze abari hirya no hino hatandukanye ku isi muri Amerika Finland Canada n'ahandi hatandukanye by'umwihariko ariko Rwanda n'u Burundi tugenda tubona comment zanyu badasiba kutwereka urukundo banyujije muri comment n'ukuri turabibona kandi muraba agaciro kuri twebwe ankomeza kubashishikariza kandi kubana nanjye mu nkuru yacu y'uyu munsi kugira ngo nze kubamarira irungu kandi mukuramo n'amasomo nta kindi wowe usabwa gusa no kubana nanjye kuva itangiye kugeza irangiye Leya bari kumwe na mama we na papa we gusa hari ikirori baba bari kwitegura Leya aba yashyushye cyane afite amashyushyu mama we ahita aza akamwegera agahita amubwira ati ariko Leya uko wagira ngo ni ikindi kirori kigiye kuba ntago ari isabukuru y'amavuko yuriya ngo ni Ella Leya ahita abwira mama ati mama nashyushye ntago wabyumva n'ubwa mbere nyine Ella yagira isabukuru ndahangaha mu rugo nta hantu ndi rero ngomba kuyitaho kandi nkayimukora neza mama papa ahita abwira Leya ati yego rata Leya kuko n'ubwa mbere yayikora ko kuri ahangaha mama we ahita amubwira ati okay nta kibazo ngiye cyo ndi bukore no kugufasha gusa ahubwo se bigeze hehe Leya ahita abwira mama ati mama ngubu ndi hafi kubisoza ikindi kandi papa nawe yarahari yamfashije rwose ntugire ikibazo mama Leya ahita areba umugabo agahita amubwira ati koko se wamufashije umugabo ahita amubwira ati yego namufashije tugiye kubisoza ahubwo dutegereje Ella kugira ngo agere ahangaha barangije kwitegura n'ibintu byose babishyize ku murongo keke n'ibyo bari buze kunywa bahita bicara bagategereza Ella hadaciyemo umwanya munini Ella itaza bakamutungura bakamuhereza keke akishima cyane akabashimira amaze kubashimira bahita batangira kunywa bakarya bari ku meza ahita yegera Leya agahita amubwira ati Leya utari wabimbwiye Leya ahita amubwira ati ariko Ella warasaze ndetse nari kubikubwira kandi yari surprise ariko hagati aho ngaho surprise ntago zari zarangira haracyari indi surprise imwe ngufitiye Ella ahita abwira Leya ati niye se kandi Leya ahita amubwira ati oya wowe wimbaza ngo niyihe banzu urye wishime ibi bintu nabigukoreye kugira ngo wishime kuko nabishakaga nari maze igihe kinini mbishaka Ella ahita abwira Leya ati Leya ndagushimira cyane ndagukunda cyane urabizi ariko nyine wakambwiye iyo surprise Leya ahita amubwira ati oya Ella ibintu uri kumbwira kugira ngo nyine n'ubundi nyikubwira ariko ntaye nkubwira ariko ushimire mama ariko cyane cyane papa kuko niwe wahagize imbere yaramfasha ibintu byose nyine akajya nyongereramo bimwe na bimwe ntanazi yamfashije cyane Ella ahita abwira mama na papa we agahita ababwira ati mama nawe papa mwakoze cyane ariko yambwiye ko papa ari we akoze akazi kenshi cyane mama ahita amureba agahita amubwira ati Ella nta soni ni njye wakoze akazi kenshi cyane kuko ndi umugore urabyumva neza papa wanyu yari yagiye mu kazi ndabeshya Leya ahita amureba agahita aseka agahita abwira mama ati yego mama ndabyemera hagati aho ngaho rero
akanitaba uyu muntu ahita ajya kuri telefone, yamara kujya kuri telefone akajya hanze, gusa ntabwo aba agiye kuri telefone, hari umuntu baba bagiye guhura, ahita aza yihuta agahita amusuhuza, agahita amubwira ati Trezor wari umeze ute ko watinze. Trezor ahita abwira Leya ati Leya unyihanganire rwose, nagize akazi kenshi ariko ndavuga nti ntago uko byagenda kose ndibuze kubura ahangaha, nizere ko ikirori kitari cyarangira. Leya ahita abwira Trezor ati Trezor ntago ikirori cyari cyarangira ariko twari turi ku meza nyine, hanyuma rero wakwinjira. Trezor ahita abwira Leya ati Leya ndumva mfitemo akantu k'ubwoba mu kuntu, kuko sinari nahura na mama wawe, nta nubwo nari nahura na papa wawe, rero ndumva ari ibintu biteye ubwoba. Ikindi kandi nta nubwo azi ko ndahangaha, urumva nyine ni ibintu biteye ubwoba. Leya ahita abwira Trezor ati Trezor nta kibazo, rega nta kibazo, ni ibintu bisanzwe, usibye ko nyine nta nubwo ari ikirori kirimo abantu benshi, ni njyewe na mama na papa na mukuru wanjye nyine era, urumva n'umuryango gusa, ni famiye, rero wigira ubwoba. Trezor ahita abwira Leya ati okay nta kibazo. Bahita binjira, bamara kwinjira Leya bari imbere ya Trezor ahita ahamagara Era, agahita amubwira ati Era ngiyi surprise yindi yawe irahageze. Era ahita ahindukira akabona ni Trezor, ahita ahaguruka akita amuhamagara mu izina ati Trezor kuri ahangaha. Trezor ahita aza amwegera agahita amubwira ati Era isabukuru nziza y'amavuko, nyihanganire natinze, urabizi akazi kanjye ntabwo byari byanyoroheye, ariko nyine nakoresheje uburyo bwose nshoboye kugira ngo ngere ahangaha, rero isabukuru nziza y'amavuko, urabizi ko ngukunda cyane, nkwifuriza ni byiza, ntabwo nari kubura kugera ahangaha. Ikindi kandi ngiyi ni impano yawe. Ahita amuhereza impano ye, yamara kuyimuhereza agahita amuhobera, amaze kumuhobera Era ahita abwira Leya ati Leya uziranye na Trezor. Leya ahita abwira Era ati yego turaziranye, ariko ibyo ngibyo biraza kuza nyuma. Hagati aho ngaho mama nawe papa, uyu nguyu ni Trezor, akaba ari inshuti cyane ya Era, rero navuze nti nawe ntago yabura muri iki kirori cya Era, niko kumutumira, ariko nyine yatinzemo gakeya. Mama wa Era na papa wa Era bahita bahaguruka bakamusuhuza, bamara kumusuhuza bagahita bicara bagatangira gusangira nawe, ariko banaganira. Bamaze kuganira Era bari kumwe na Trezor, ahita abwira Trezor ati none se Trezor ko narinzi ko utaziranye na murumuna wanjye, byagenze gute kugira ngo mumenyane? Trezor ahita abwira Era ati Era ni Leya wanyandikiye bwa mbere, gusa akinyandikira nyine twahise duhuza, hanyuma tumaze guhuza ambwira ko nyine yifuza ko nzagera ahangaha iwanyu kuri uyu munsi. Ndamubwira nta kibazo, turabitegura nyine turabipanga, ariko njye nangije umugambi natinze nyine kandi twari kubitegurana. Era ahita abwira Trezor ati nyine urumva wamutengushye, ariko ntacyo bitwaye, byanshimishije cyane, ntabwo nizeraga ko uri buze kuza, nanjye ubwanjye nta nubwo nari mbizi, gusa wakoze cyane. Trezor ahita abwira Era ati Era ereka ndagukunda cyane, ikindi kandi nakora buri kimwe kugira ngo nyine ubone ukuntu ngukunda. Era ahita abwira Trezor ati Trezor urakoze cyane, kandi nanjye urabizi neza ko ngukunda, mama yishimye, papa nawe yishimye, sinzi ukuntu nabikubwira, noneho Leya we nakarusho, sinzi ukuntu we nabikubwira, yankoreye ibintu byiza, yanshimishije, nishimye, ntabwo wabyumva. Trezor ahita abwira Era ati none se Era wanyemerera ntashye ukaza kumperekeza, kuko hari indi mpano ngufitiye. Era ahita abwira Trezor ati niye mpano se mfitiye kandi ntago ari iriya wampaye? Trezor ahita amubwira ati oya ni indi mpano uraza kuyibona, nyemerera wowe gusa ninza gutahuze kumperekeza. Era ahita abwira Trezor ati okay nta kibazo turaza kujyana, ariko mbere yuko tugenda reka mbanze njye kureba Leya ahantu ari. Ahita agenda, yamara kugenda ahita ajya kureba Leya abari mu cyumba cye, ahita akomanga, yamara gukomanga Leya akamubwira akinjira. Yamara kwinjira Era ahita abwira Leya ati Leya kuri ahangaha mu cyumba. Leya ahita abwira Era ati ndi kumva mfite akantu k'agasereri, ariko ndumva ubu ngubu meze neza, ahubwo se kuje kundeba ugasiga Trezor wenyine? Era ahita abwira Leya ati impamvu musize wenyine rero nuko ngiye kumuherekeza kandi nshobora gutinda, nibyo nari nje kukubwira, ariko ntago njyewe nawe
twari twarangiza kuganira, turaza kuganira umbwira ahantu uzi Trezor, umbwira uko byagenze kuko ndumva bifite amatsiko ntago wabyumva. Rero itabwira ati okay nta kibazo ndakubwira byose, gusa nyine umunshimire nawe yakoze cyane yanamfashije uze kumunshimira kandi umunsezereho, ndumva njye ntafite imbaraga zo kuza kumusezera. Itabwira ati okay nta kibazo, ahita asohoka akagenda akajya kureba Trezor. Ageze hanze bahita bagenda bagahita binjira mu modoka. Bamaze kwinjira mu modoka, Trezor atari yatangira gutwara imodoka ahita areba yamara kumureba, nawe akamureba agahita amubaza ati none se Trezor kudatangira imodoka ngo tugende. Trezor ahita yiruhutsa agahita abwira ati ntakubishye ntabwo ngufitiye impano nyine ifatika ku buryo naguhereza ikintu, gusa nabitekerejeho ndavuga nti nabikora gute, nabigenza gute, mbona nta yindi mpano mfite naguha bitewe n'ukuntu niyumva n'ukuntu ngukunda cyane. Ndavuga nti reka nzabikubwire. Itabwira Trezor ati okay nta kibazo mbwira ndakumva. Trezor itabwira ati ndagukunda cyane ibyo ngibyo ndizera kubizi. Amureba agahita azunguza umutwe. Trezor agahita amubwira ati ntabwo ubizi ko ngukunda. Itamubwira ati okay nakinaga ndabizi ko nkunda. Trezor itabwira ati nabonye nta yindi mpano mfite naguha, nta yindi mpano mfite naguha k'uyu munsi wawe kugira ngo wishime uretse kukubwira ko ngukunda cyane, ikindi kandi buri saha buri sekonda nishimira kuba ndi kumwe nawe. Narebye mbona imitungo amafaranga birashira, ariko mbona ni ikintu kimwe naguha kitabasha gushira kandi ndabizi neza ko kitashira. N'urukundo rwanjye, ndagukunda cyane kandi iyo niyo mpano idasanzwe nari ngufitiye ku isabukuru yawe y'amavuko. Itamureba ntagire ikintu avuga, ntagire ikintu akora, akamureba gusa. Trezor itabwira ati ndabizi neza ndagutengushye, ntabwo wari uzi ko ngiye kuguhereza impano y'amagambo, ariko rwose ndakwinginze umbabarire niba ubifashe nabi. Ahita amucecekesha agahita amubwira ati Trezor ntabwo ari impano y'amagambo, nta nubwo ari impano isanzwe, ni impano idasanzwe Trezor. Nanjye ndagukunda cyane kandi gusezeranyije ko iyo mpano nzakomeza kuyirinda kugeza iteka. Trezor ahita amuhobera, yamara kumuhobera ahita abwira Trezor ati none se Trezor turakomeza tugende cyangwa ngiye gusubira mu rugo? Trezor ahita abwira ati rwose turakora ibyo ushatse kuko ni wowe wavutse, ni wowe nyine ukwiye kuntegeka, icyo ari cyo cyose ndagikora. Ndagikora rwose. Ahita amubwira ati Trezor n'ubundi ndabona bwije kandi nyine twari turi kumwe, n'ejo tuzaba turi kumwe, kandi ndagushimira cyane kuba wanaje, byanunguye cyane. Ariko ndumva ubu ngubu nabansubiye mu rugo nkaba ndi kumwe n'umuryango wanjye, kuko ndabizi neza ko nabo bifuza kuba bari kumwe nanjye, ahubwo wowe tukazongera kubona n'ejo. Trezor itamubwira ati okay nubwo atari byo nifuzaga ariko nta kibazo, kandi birumvikana ntabwo waba wavutse ngo uhite ugenda, ahubwo nzakuvugisha ejo. Ahita abwira Trezor ati okay nta kibazo. Ahita amuhobera, amara kumuhobera agahita asohoka mu modoka. Trezor akagenda, nawe agahita asubira mu nzu akinjira. Akimara kwinjira asanga papa we yicaye na mama we bari kuganira. Papa ahita amubaza ati none se aka kanya kwisugaruka bigenze bite? Ahita abwira papa ati papa ntago twatindanye, nari muherekeje gusa, ikindi kandi ntago nari kugenda, wibuke ko navutse. Mama ahita amubwira ati yego nibyo koko wavutse, ahubwo se Leya ari hehe ko ntari kumubona ahangaha? Ahita abwira mama ati Leya rero mu kanya mbwiye ko umutwe uri kumurya mumereye nabi, ahubwo reka njye kumureba ndebe ukuntu ameze. Ahita agenda akajya kureba Leya. Ageze mu cyumba cyasanga Leya aryamye, agahita amubaza ati Leya na n'ubu umutwe uracyakurya? Leya ahita abwira ati kugarutse se vuba bigenze bite? Ariko ndumva umutwe
kiri kundya mu kuntu era ahita amubwira ati okay nta kibazo ndaje ahita agenda akazana amazi akazana n'ibinini agahita amuhereza amaze kumuhereza Reya ahita abwira era ati era rwose ntabwo byari ngombwa kumpereza imiti nari kumera neza era ahita abwira Reya ati Reya urabizi neza nawe ko utari kumera neza gusa ndakwinginze banza uryame uruhuke nzakuvugisha ejo umaze kumera neza Reya amubwira ati ntabwo bishoboka ko naryama utambwiye impano Trezor aguhaye ntabwo bishoboka unambwire n'impamvu itumye ugaruka vuba vuba Reya abwira Reya ati Reya urarwaye banza uryame Reya amubwira ati ndi muzima banza umbwire Reya abwira Reya ati okay nta kibazo ndakubwira ariko mbere yuko nkubwira banza umbwire wahuye na Trezor gute Reya abwira Reya ati okay nta kibazo unyihanganire nyine nakwibye nimero za Trezor kuko wari waranze kuzimpereza kugira ngo muvugishe waranze kumpuza nawe ndazi kwiba ndamuhamagara gusa nyine namuhamagaye isabukuru yawe yegereje hanyuma ambwira ko yaranzi gusa tutabaga nyine tuze twavugana tuze twanahura duhita duhuza gutyo biranatworohera cyane tuba duhuye gutyo nta nicyo bitwaye kandi Reya abwira Reya ati Reya ndagukunda cyane urabizi ariko wakabaye warazinsabye Reya abwira Reya ati none se warazimpaye narazigusabye inshuro nyinshi ariko wanze kuzima ariko ibyo ngibyo reka tubireke ngaho mbwira Reya abwira Reya ati okay Reya nyine nasohotse cyagiye nyimara gusohoka tugera mu modoka tumaze kugera mu modoka Trezor arandeba cyane nanjye ndamureba ntegereza ko yatangira imodoka nyine ngo yatse tugende ndaheba ndamubaza nti se Trezor turakomeza turebane gutya Trezor yahise ambwira ati oya Reya yahise yiruhutsamo gakeya ahita ndeba ahita mfata ikiganza ahita ambwira amagambo meza cyane yanshimishije yayambwiye amara iminota myinshi ariko yambwira ariko mwitegereza mureba mu maso nakubeshye Reya byari ibintu byiza numvaga nyine ndahantu nyine nagakwiye kuba ndi sinzi ukuntu nabikubwira Reya abwira Reya ati none se nta yindi mpano yigeze guhereza se Reya amubwira ati oya iyo niyo mpano yaramfitiye gusa yanyuze yanshimishije wibuke ko na kariya yarampaye indi mpano rero ntabwo byari ngombwa cyane cyakubwira ko ibyo bintu yambwiye ayo magambo meza ariyo yanshimishije kuri uyu munsi wanjye Reya abwira Reya ati Reya ariko banza ukunda Trezor Reya amubwira ati yego Reya ndamukunda suko niko wabibona ndamukunda cyane kandi nawe ndabizi ko ankunda rero hagati aho ngaho ndumva naniwe nanjye ngiye kuryama urabizi neza ko ejo mu gitondo mfite akazi reka njye kuryama ariko ndajya nza kureba uko umeze Reya abwira Reya ati okay nta kibazo ujya kuryama bye ahita asohoka agahita ajya mu cyumba cye agahita nawe aryama kuko aba yananiwe cyane buke mu gitondo Reya arabyuka akitegura akajya mu kazi gusa Reya we aba akirwaye umutwe umumereye nabi ntabwo aba yagiye mu kazi mama we nawe bari aho ngaho atagiye mu kazi ahita abyuka mu gitondo agategura ibya mu gitondo yamara kubitegura agahita ajya kureba Reya mu cyumba cye yamara kumureba akamubyutsa agahita amuzana muri salo bagasangira bari gusangira Reya ahita abwira mama ati none se papa nawe yagiye mu kazi mama ahita amubwira ati yego yagiye mu gitondo urabizi arazinduka cyane kandi nta nubwo akunda gufata ibya mu gitondo yagiye Reya abwira mama ati mama na Era se yagiye mama ahita amubwira ati yego yagiye ubwo se ukivuga kuri Era uriya muntu ejo wazanye nyuma ubundi ninde ni iki cya Era Reya abwira mama ati mama umbabare ko ngiye kubikubwira ariko Era aranyica gusa Trezor akundana na Era mama asa nk'uyikanze agahita abwira Reya ati ngwiki barakundana Reya abwira mama ati yego barakundana nese gukundana hari ikibazo kirimo Era ni mukuru arakuze afite akazi keza ndumva ari cyo gihe cye cyo gukundana ikindi kandi barakundana cyane barakundana cyane Trezor akunda Era nawe aramukunda ariko mama wigire nk'aho ibintu ntabikubwiye kuko Era aramutse amenye ko nabikubwiye yamira nabi kuko yarambwiye ngo nibanga zabibabwira nafata umunsi we gusa mama umbabarire ntubimubwire mama ahita amubwira ati okay nta kibazo none se wampaye nimero z'uwa Trezor Reya ahita abwira mama ati nimero za Trezor zimaze icyo zikoresha iki mama ahita amubwira ati none se niba akundana n'umukobwa wanjye
ni gute ntafata nimero ze ngo njye muvugisha kuko ejo n'ejo bundi wabona abaye n'umugabo wa Ella ntawamenya. Rero atamubwira ati okay niba ari ibyo ushaka rwose ndaza kuziguhereza gusa mama uzambabarire uzahishe irakubizi ndakwinginze. Mama ahita amubwira ati humura ndaza kubihisha rwose wowe umpereze izo nimero gusa ahubwo se umutwe wowe umeze gute. Rero ahita abwira mama ati ama wasanga ari stress z'ejo ariko ndumva umutwe ubu ngubu umeze neza nta kibazo kandi meze neza nta kibazo. Mama ahita amubwira ati ariko se ubundi wowe witera stress ubundi iyo ubirekane twari kuza kubyitaho ikindi kandi wanabikoze neza wabikoze neza. Mama ahita ahaguruka agahita asezera Leya yamara kumusezera agahita ajya mu kazi. Leya nawe akaguma aho ngaho mu masaha nimugoroba. Ella n'ubundi arataha yamara gutaha agasanga Leya ari mu rugo ahita aza akamusuhuza yamara kumusuhuza akamubaza uko ameze akamubwira ko yanakize. Bari kuganira Leya ahita abwira Ella ati Ella noneho mana yanjye uraza kunyica pe. Ella ahita abwira Leya ati Leya wakoze iki kuyinshuro ndakwinginze mbabere umbwira ikintu wakoze. Ella ahita abwira Leya ati Leya utari wakimbwira ariko nibagiye kugushimira sheri nibagiye kugushimira warakoze cyane ikindi kandi narishimye cyane ibaze ko byanatumye urwara. Leya ahita abwira Ella ati Ella ariko ujya wibuka kuri mukuru wanjye nakora buri kimwe byose kugira ngo wishime ikindi kandi mba ngomba kubikora wibuke ko igihe wavukaga mu yindi myaka yose yashize ntabwo nabaga ndahangaha ngo ngukorere ibintu byose nishimiye gukorera utuntu twa surprise rero ngomba kubikora ubu ngubu mpari sibyo kandi nawe ndabizi neza ko nta kintu utakora kugira ngo nishime rero nawe ngomba kubikora. Ella ahita abwira Leya ati okay nta kibazo rero nanjye akazi byagenze neza ntago kari akazi kenshi cyane niyo mpamvu uri kubona ntashye kare. Leya ahita abwira Ella ati okay nta kibazo rero nanjye nibanga mfite irungu nabuze ikintu nkora narebye amafilme birarangira ndazenguruka inzu yose ariko Imana ishimwe kuba uhageze nari mfite urungu ryinshi cyane. Ella ahita abwira Leya ati ariko utari wanyibagiza naje uri kumbwira ngo ndakwica wakoze iki. Leya ahita abwira Ella ati urebye nta n'ikintu nakoze ahubwo nuko nandi kugira ngo ngutere ubwoba ariko nyine nta kintu nakoze humura. Ella ahita abwira Leya ati okay nta kibazo rero niba nta kintu ufite cyo kumbwira njyewe ndagiye kuvugisha umukunzi wanjye. Leya ahita abwira Ella ati okay nta kibazo rwose genda. Ahita agenda agera mu cyumba cye agahita afata telefone agahita ahamagara Trezor. Akimuhamagara Trezor asanga ari kuvugana n'undi muntu akaba amuretse ahita ashyira telefone ku ruhande akaba amuretse aciyemo umwanya Trezor nawe ahita amuhamagara yamara kumuhamagara aramusuhuza yamara kumusuhuza Ella nawe akamusuhuza bakavugana bakamara umwanya munini bari kuvugana gusa bavugana amasaha menshi. Leya akaza kureba Ella agasanga aracyavugana na Trezor yicara aho ngaho mu cyumba ntahave. Yamara kwicara Ella ahita abwira Leya ati Leya urakora iki hano wagiye. Leya ahita abwira Ella ati Ella nshaka kugira ngo tujye kurya ibiryo byahiye njye ntago mvanga ahubwo bwira Trezor muraza kongera kuvugana. Ella ahita abwira Leya ati ariko Leya wabaye gute nta kibazo reka nze musezere. Ahita asezera Trezor yamara kumusezera bagahita bajya ku meza gusa ababyeyi babo ntago baba bagataha bahita bajya ku meza bakarya bari kuganira. Bamaze kurya Leya ahita ajya kuryama Ella nawe agahita ajya kuryama gusa baba bari kumwe mu cyumba bari gukomeza baganira bishimye. Leya na Ella baba bakundana cyane bumvikana mu bintu byose. Haciyemo umwanya munini banasinziye mama wabo arataha ari kumwe na papa wabo abamara gutaha binjira mu nzu. Bamara kwinjira mu nzu papa Leya ahita abwira umugore we ati ndabona abana basinziriye nta nubwo ari ngombwa ko tubakangura reka tubareke. Bahita bicara mu ntebe bamara kwicara mama Leya ahita abwira papa Leya ati ariko se wari uzi ko Ella akundana na Trezor. Papa Ella ahita amureba agahita amubwira ati nibyo se koko Trezor akundana n'umukobwa wanjye Ella. Mama Ella ahita amubwira ati yego barakundana niko Leya yambwiye gusa njye uriya muhungu ntago namukunze rwose akuntu yitwara ukuntu avuga we rwose ntago namukunze. Papa Ella ahita amubwira ati ariko wa mugore wabaye gute urabura gushyigikira umwana ko abonye umukunzi ikindi kandi Ella ni mukuru amaze kuba mukuru bihagije ku buryo twamurekera nawe uburenganzira bwe agakunda uwo ashatse uwo bikunze rwose nta kibazo. Ikindi kandi njye nabonye Trezor ntacyo atwaye
ntacyo bitwaye rwose. Mama Era ahita ambwira ati okay, nta kundi wavuga nyine, nta kundi wavuga, gusa njye ntabwo namwishimiye. Papa Era ahita abwira Mama Era ati ariko se Mama Era wabaye gute kuko ntabwo ujya uhinduka, imyaka ibaze kuba 27 ariko ntujya uhinduka, uhora mu bintu bimwe, uvuga ibintu bimwe, wazakiye ku bintu n'ubundi byarangiye. Mama Era ahita abwira Papa Era ati ibintu byarangiye, birangira gute? Ntabwo byarangiye, usibye ko hari n'ikintu ngiye tutumvikanaho, wazabwiye Era ubundi ngiye ko ntari mama we, wazabimubwiye. Papa Era ahita abwira Mama Era ati oya Mama Era, ntabwo igihe cyari cyagera, ikindi kandi Era azi kuri mama we kandi ngiye niko mbyifuza, urabyumva neza, kandi nta nicyo bitwaye kuba wakomeza uri mama we, ntacyo bitwaye, ngiye ntabwo nshaka ko amenya mama we wamubyaye. Mama Era ahita abwira Papa Era ati ntiwumva ko hari ibintu byinshi wishe umukobwa wawe, ikindi kandi naramuka bimenye ngiye ko ntari mama we bizamurakaza kandi azakurakarira, byakabaye byiza ko bimubwira hakiri kare akabimenya, akamenya ko ntari mama we, urabyumva neza. Papa Era ahita abwira Mama Era ati Mama Era ndakwinginze, ntabwo igihe cyari cyagera, wowe nyihanganira, mfite igihe cyanjye nzabibwirira Era, ikindi kandi ndumva naniwe, reka njye kuryama. Ahita ahaguruka akahita ajya kuryama. Mama Era akaguma aho ngaho atari yarenga, ahita amuhamagara agahita amubwira ati none se Papa Era ntabwo ufata ibyo kurya? Papa Era ahita amubwira ati oya ndumva ameze neza. Ahita agenda akahita ajya kuryama. Mama Era akaguma aho ngaho muri salo, ahita yicara agatekereza ibintu byinshi, ariko nawe ntabyiteho cyane, ahita ajya kuryama. Bukeye mu gitondo barabyuka bakitegura, bose baba bagiye kujya mu kazi, ari Leya, ari Era, ari n'ababyeyi babo. Bamara kwitegura bagafata ibya mu gitondo, bamaze gufata ibya mu gitondo bahita bajya mu kazi. Gusa Mama Leya na Papa Leya ntabwo baba bari kuvugana, abana barabibona gusa ntibabitindeho cyane. Bajya mu kazi batani mugoroba, n'ubundi ntibavugane, badashaka no kwegerana. Era ahita ababaza ati ariko se byagenze bite ko mbona butari kuvugana? Guhera mu gitondo twajya mu kazi ndabona nta muntu ushaka kuvugana n'undi, byagenze bite? Papa Era ahita abwira Era ati Era nta kibazo gihari, usibye ko njye numva ntameze neza, mama wanyu nawe wasanga atameze neza. Rero ahita aseka agahita abwira ati erega iyo mutari kumvikana ku kintu tuba tubibona, tuba tunabizi, rero mutubwire niba hari ikijya mbere tubiganireho ibintu bikemuke bive mu nzira, kuko njye ntago nkunda kubabona mumeze gutya. Ndabeshya Era ahita abwira Leya ati Leya nanjye rwose ntago mbikunda, niba tubwire ikibazo gihari tugikemure. Mama we ahita abwira ati mwabana mwe nta kibazo gihari rwose, ikindi kandi tumeze neza rwose nta kibazo. Era ahita abwira mama wabo na papa wabo ati okay, nta kibazo niba mwanze kubitubwira ibyo ngibyo nta kibazo rwose, ariko mutubabare mureke gukomeza mumeze gutya. Hagati aho ngaho rero ngiye mu kazi, Leya waza tukagenda. Leya ahita abwira Era ati okay, nta kibazo rwose niba banze kubitubwira reka tugende, ariko nimugoroba ntidusange mumeze gutya. Bahita baguruka bagahita bajya mu kazi bakabasezera. Bamaze kugenda Papa Era ahita abwira Mama Era ati ntureba abana bamaze kuba bakuru baba babibona, ikindi kandi niho byose wabiteye. Mama Era ahita amubwira ati oya ntago ari njye wabiteye, njye icyo nshaka no kuvuga ukuri gusa nta kindi, gaho reka tugende mu kazi. Nabo bahita bajya mu kazi. Hacamo iminsi myinshi barabikemuye ibibazo bari bafitanye, bameze neza nta kibazo gihari. Gusa muri iyo minsi Era ntago bakivugana na Trezor cyane, abamuhamagara Trezor ntamwitabe, rimwe na rimwe akamubwira ko adahari, rimwe na rimwe telefone ye nticemo. Umunsi umwe ajya kureba Leya ahantu aba yicaye hanze, agahita amwicara iruhande. Yamara kumwicara iruhande Leya ahita abaza Era ati Era umeze neza? Era ahita abwira Leya ati Leya ntakubeshye ntago umeze neza mwaka kanya. Leya ahita abwira Era ati byagenze bite se kandi? Era ahita abwira Leya ati Leya rwose nanjye sinzi ikibazo gihari pe, sinzi ikibazo gihari, gusa Trezor amaze igihe kinini atamvugisha, asa nk'umuntu mpunga. Rimwe na rimwe niyo ngiye kumureba iwe mbona ari kwihuta cyane, ngo afite akazi, ngo afite ibintu agiyemo, muri make muri iyi minsi ntago ari kumpa umwanya, sinzi ikibazo gihari. Leya ahita abwira Era ati Era buriya ntago waba warakoze nk'amakosa runaka ukaba utabizi, wazamusabye imbabazi ukamubwira ko ibintu byose wakoze rwose umusabye imbabazi. Era ahita abwira Leya ati Leya none se ko nzi neza ko nta kintu nigeze nkora, ikindi kandi nawe ntago amvugisha, ndamuhamagara
rimwe na rimwe akanga kunyitaba, ubundi namuhamagara akamvugisha nk'iminota 2 agahita ambwira ngo bye. Nyine muri make sinzi ikibazo gihari. Rero itabwira Era ati Era nyine wasanga warakoze amafoto utabizi, ahubwo wowe muhamagare umubwire muhurira ahantu hanyuma nyine umusabe imbabazi. Era itabwira ati okay ngiye kugerageza ndebe ko biza gukunda, gusa ndakubwiza ukuri Reya nta kintu nigeze nkora pe, nta kintu nigeze nkora na kimwe. Reya itabwira Era ati okay niba nta kintu nyine wakoze wowe bigerageze urebe nyine ko bikunda, gusa biraza kumera neza. Ikindi kandi nibikomeza kwanga uzambwire nanjye ngende muvugishe tureba hano ikibazo cyaba kiri. Era itamubwira ati okay nta kibazo, akamuhamagare numve ko anyitaba. Ahita afata telefone agahamagara Trezor akamwitaba. Akimwitaba Era itabwira Trezor ati Trezor rwose mbere na mbere ngusabye imbabazi z'ibintu byose byaba byarabaye naba ntazi cyangwa se nibuka, ariko ndakwinginze mbabarira ugaruke kuko iyi minsi tumaze tutavugana ndumva ntazi ukomeze. Ndakwinginze Trezor niba hari kosa nakoze mbabarira urimbwire ngusabe imbabazi. Trezor ahita abwira Era ati Era nta kintu wigeze ukora, ikindi kandi nta nikosa ufite rwose, nta n'ikintu wigeze unkorera. Era itabwira Trezor ati none se niki kijya mbere kutari kumbwira, nturi kumvugisha, uri kwanga ko tuvugana, uri kwanga ko duhura, ni ikihe kibazo nyine gihari? Trezor itabwira Era ati Era ikibazo gihari nuko mfite akazi kenshi mw'iyi minsi gusa, nta kindi rwose ikibazo gihari. Ikindi kandi nyemerera nzakuvugisha akazi nikarangira, harabura iminsi mikeya ariko nta kibazo gihari, kandi n'aka kanya rwose mpamagaye ndi mu kazi, reka mbanze nkora akazi turaza gusubira. Ahita amukupa, yamara kumukupa Reya bakira aho ngaho iruhande rwe ahita abaza Era ati Era none se akubwiye ngo iki? Era ahita abwira Reya ati Reya ngibi ibyo nakubwiraga, n'ubundi musabye imbabazi arambwiye ngo nta kintu na kimwe nigeze nkora, ariko ngo n'ubundi ngo nakazi, kandi n'ubundi ako kazi yari agafite na mbere, yari agafite. Reya itabwira Era ati Era umbabarire ko ibintu ngiye kubikubwira, ariko wasanga Trezor afite nk'undi muntu rwose asigaye akunda, kuko ntago byumvikana. Trezor aragukunda cyane, ikindi kandi ntago nibaza ko ibyo bintu yabikora nta wundi muntu afite mu buzima bwe. Era itabwira Reya ati Reya ndakwinginze mbabarira bivuga ibyo bintu, Trezor ntago yabikora, urukundo rwacu rwari rugeze ahantu heza, mane yanjye ibintu bimeze neza nta kibazo gihari. Ikindi kandi uranabyiyumviye, namubwiye ngo niba hari kosa nakoze nambabarira ariko ibintu byongere bisubire ku murongo, ariko yabyanze. None se Reya uragira ngo nkore iki koko? Reya itabwira Era ati Era uretse kwihuta cyane mu bintu tubanze tumenye neza koko niba ari byo, ariko nyine urumva nta kindi kintu twakeka. None se ariko anga kukuvugishiriza iki? Niba hari ikibazo afite yagakwiye kukubwira mukagikemura, ariko ariko anga kukuvugisha no kuguha umwanya, rero nta kindi kintu twakeka. Era itabwira Reya ati Reya ndumva ntazi ikintu rwose mfite gukora. Reya itabwira Era ati okay nta kibazo rero, ndaza kuza kumuvugisha numve ko wenda haba hari ikibazo yaba yaraguhishe yanga kubikubwira, hanyuma numve uko bimeze. Aho urazi reka njye kumureba kano kanya. Reya yitegura, amara kwitegura agahita ajya kureba Trezor aramwemerera bagahura. Bamara guhura nta magambo menshi Reya itabwira Trezor ati Trezor wabaye iki, nukubera iki wahindutse, nukubera iki uri kubabaza mukuru wanjye bene aka kageni? Trezor itabwira Reya ati Reya ntago ndi kumubabaza, ahubwo mukuru wawe yarambabaje cyane, ndumva n'ubu ngubu ntafite imbaraga zo kongera kumuvugisha. Reya abwira Trezor ati none se Trezor ko guhamagara kugira ngo akubwire icyabaye, cyangwa se wowe umubwire icyabaye ukanga kumuvugisha, ukanga kumuha umwanya, yabibwirwa n'iki? Ubundi se yakoze iki hagati aho ngaho? Niki yakoze Trezor ahita abwira Reya ati Reya yarambeshye, nako mwese mwarambeshye, kubera iki mwakwifata mukambeshya mukambwira ibinyoma gusa nkaba nkundana n'umuntu umbeshya umbwira ibinyoma? Reya itabwira Trezor ati Trezor ni ibiki twakubeshye, ubundi se ni ibiki uri kuvuga? Trezor itabwira Reya ati Reya kubera iki mutigeze mumbwira ko wowe na Ira mutavukana? Reya arikanga agahita abwira Trezor ati Trezor wasaze ahubwo si ibyo ngibyo wabikuye hehe? Njyewe na Reya turavukana, ni mukuru wanjye, ndi murumuna we, rero ibyo bintu sinzi ahantu wabikuye. Trezor ahita abwira Reya ati Reya wishaka kungira umusazi, ndabizi neza ko mutavukana, kubera
kubera iki ibyo bintu mwabimpishe ubundi se mwumvaga ntazabimenya. Leya ahita abwira Tereza ati Terezo sinzi ibyagufashe sinzi n'ibyaguteye gusa ndakumenyesha ko Era ari mukuru wanjye kandi nanjye ndi murumuna we, niba icyo ngicyo ari cyo kiri gutuma utamuvugisha ndakugaye rwose Terezo ndakugaye, ahubwo mise nahaguruka ahangaha ndagiye, icyo ngicyo nicyo uri kuvuga ngo bayi Terezo ndagiye. Leya ahita ahaguruka agahita agenda, gusa nawe ari kugenda mu nzira agenda atekereza ukuntu Era yaba atari mukuru we bikamucanga kandi abizi neza ko Era ari mukuru we, bakuranye bakundana, ikindi kandi banafite n'ababyeyi bakunda kuvuga ngo banasa na papa wabo bikamucanga. Aragenda agataha, yagera iwabo ntabibwire Era aramubaza akamubwira ko Trezor nawe yamubwiye ngo ari kwihuta cyane ntibabashe kuvugana, arabireka Era agakomeza akaguma mu rujijo. Haciyemo icyumweru ibyo ngibyo bibaye, yahamagara papa we gusa ntibahurire iwabo, akamubwira ko amushaka cyane, baraganira baba bari kuganira. Papa agahita abwira Leya ati Leya wamamagaye umbwira ko nshaka cyane, ni iki cyabaye, habaye iki? Leya ahita abwira papa ati papa ndakwinginze umbabarire umbwize ukuri, njyewe na Era turavukana cyangwa ntabwo tuvukana? Papa arikanga agahita amubaza ati Leya ibyo bintu wabikuye he, ahubwo se icyo kibazo cy'ubugoryi uri kumbaza ni ikihe koko, kubera iki ahubwo mutaba muvukana, uriya ni mukuru wawe nawe uri murumuna we, ibyo bintu wabikuye hehe? Leya ahita abwira papa ati papa mbabarira ntumbeshye, ndabizi neza, icyo nashakaga kumva ni ukumva biguturutsemo wowe, mvukana na Era cyangwa ntabwo tuvukana? Papa ahita amureba mu maso agahita amubwira ati Leya uvukana na Era, muravukana, ikindi kandi ibingibi nibyo wari umpamagariye nkava mu kazi kanjye nihuta ngo uranshaka, wagira ngo ufite ikibazo, ni ibingibi wari ugiye kumbwira? Leya ahita abwira papa ati papa nuramuka utambwije ukuri, ni ukuri rwose papa ntabwo nzongera kugaruka mu rugo rwose, mbabarira umugize ukuri. Papa ahita amubwira ati ariko Leya wasaze, none se nutagaruka iwanyu uzajya hehe? Ahubwo mfite n'akazi kenshi reka ngende, ibintu uri gukomeza utekereza bishyira hasi ubyibagirwe, mbabarira rwose. Leya ahita abwira papa ati papa ndabizi neza, reka ndabizi neza, ahubwo ngiye kubaza nanjye Era, ninsanga abizi papa rwose sinzi uko biri bugende. Papa ahita amubwira ati okay gahicara nkubwize ukuri. Ahita yicara, amara kwicara papa ahita amubwira ati Leya mbere na mbere uvukana na Era, muravukana cyane rwose muravukana, ubundi se nayo nakomeza wabikuye hehe? Leya ahita abwira papa ati papa ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa, ahubwo wowe mbwira ibyo ndi kukubaza nyine, mbabarira umbwire. Papa ahita amubwira ati rero ni inkuru ndende rwose Leya, ni inkuru ndende, gusa uko mbona uku nguku ntago mama wanyu ari we mugore wanjye wa mbere, hari undi mugore nigeze gushaka bwa mbere, twarashakanye gusa icyo gihe ntago nari mbayeho nk'uko mbayeho mu buzima bwiza, nari mbaye ahantu hatari heza, mu buzima butatworoheye, mu buzima bushaririye, mu buzima bubi niko navuga. Gusa umudamu wanjye wa mbere yaje kurwara cyane, ararwara cyane, icyo gihe yari atwite Era, yari amutwite ararwara cyane araremba, gusa ku bw'amahirwe navuga ko ari nk'amahirwe, twageze kwa muganga amaze kubyara ahita yitaba Imana, nsigira Era akiri mutoya cyane, urumva yari akiri uruhinja. Era nawe ntabyo azi ko mama wawe nawe ari we mama we. Rero bimaze kugenda gutyo nibwo nahuye na mama wawe. Era icyo gihe yari afite imyaka 2, atangira kumwitaho, niko nawe wayisuza mu buzima bwacu turakubyara, ariko sinzi ibyo bintu ahantu byaturutse, kuko nta nubwo nifuzaga ko Era bimenya cyangwa wowe ubimenya, ubundi wabikuye hehe? Leya ahita abwira papa ati papa kuko nibyo ntago mvukana na Era. Papa ahita amubwira ati ahubwo se kubera iki mutavukana? Muravukana, ikindi kandi mama wanyu arabakunda cyane kandi abitaho. Leya ahita abwira papa we ati papa rwose ntago nari mbizi ko byagenze gutyo, gusa ntago nabyizeraga, umuntu wanabimbwiye nta nubwo numvaga ko ari no kuvuga ibintu bya nyabyo, ariko papa rwose ndababaye. Papa ahita amubwira ati
uko wabifataga uko mwari mumeze ariko ukomeza kumera, ikindi kandi aracyari mukuru wawe nta gihindutse, kumenya ko mudahuje mama wanyu ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bihindura. Urabyumva neza Leya abwira papa ati papa okay nta kibazo, none se Era warabizi? Papa ahita amubwira ati oya ntabyo azi, nta nubwo nshaka ko abimenya, nsezeranya ahubwo ko nta kintu na kimwe uri buze kumubwira, ndabizi ko mubwira ni ibintu byose nta mabanga muhishanya, ariko iryo ndakwinginze uceceke. Urabyumva neza Leya ahita abwira papa ati okay nta kibazo papa, niba ari kubishaka rwose ndabiceceka. Bahita bataha, bagera mu rugo bagasanga Era arahari, mama wabo nawe arahari, baramusuhuza, bamara kumusuhuza Leya agakomeza yitegereza Era ari kumureba, papa akajya amureba kugira ngo areke kumureba akabireka. Bararya, bamara kurya Era agahita ajya mu cyumba cye agakomeza ahamagara Trésor ariko akanga kumufata. Hacamo iminsi myinshi Leya nawe agerageza uburyo bwose ashoboye kugira ngo yirinde kuba yavugana na Era cyane kugira ngo atazabimubwira, akamwirinda ntibakunde kuvugana cyane. Hacamo iminsi myinshi ari gukora akazi kenshi ataruhuka. Umunsi umwe arataha agasanga Era yicaye muri salo, agiye kujya mu cyumba ahita amuhagarika agatambwira ati Leya ngwino hano icara ahangaha umbwira impamvu nawe uri kumpunga. Abantu mwese mufite ikihe kibazo? Kubera iki nawe usigaye uri kumpunga? Uko wari umeze ntabwo ari kukimeze, usigaye wirirwa ngo mu kazi, ngo wagiye harya na hariya, kandi mu minsi yashize ntabwo wari gutya wari umeze. Ubundi igihe uheruka kuvugana na Trésor nibwo ibintu byose byahindutse, ubundi yakubwiye ngo iki? Rero ndabwira Era ati Era nta kintu yambwiye usibye ko nawe ubizi neza ko mfite akazi kenshi, rero nta ikindi kandi numva nananiwe reka njye kuryama. Era ahita amukurura agahita amwicaza ku ntebe agahita amubwira ati Leya niba hari ikibazo gihari wambabarira ukambwira koko, wenda Trésor wenda byumva nta nubwo ari hafi yanjye, ariko wowe uri hafi yanjye, turabonana turahura buri gihe, hari igihe turarana tuba turi mu nzu imwe, ubugira ngo bigende bite, mbwira niba hari ikibazo gihari tugikemure. Rero itabwira Era ati Era ntakubeshye nta kibazo gihari, ngaho reka ngende. Era itabwira Leya ati Leya ndakuzi neza uri murumuna wanjye, rero ntabwo nshobora kubiberwa niba ufite ikibazo cyangwa utagifite. Icara ahangaha umbwira ikibazo gihari, cyangwa se bireke nta kibazo, bireke niba wumva koko ndu hanze nta kintu na kimwe wambwira nta kibazo, komeza ugende nuhura n'ibibazo mu minsi iri imbere uzaza uri kundirira umbwira ati Era byagenze gutya narakubwiye kare nkwinginga ngo umbwire warabyanze. Era ahita mwiyegereza agatamubwira ati Leya ubaye iki, mbwira ni ikihe kibazo gihari. Arabanza akarira, yamara kurira Era ahita abwira Leya ati okay nta kibazo, ngaho mbwira ni ikihe kibazo gihari. Leya ahita abwira Era ati Era haciye igihe mbiguhisha nanga kubikubwira, ariko umutima wanjye numva kugiye nko guturika neza nenda kuwubura, ariko rero umbabarire rwose. Era ahita abwira Leya ati Leya nta kibazo mbwira ufite ikihe kibazo. Leya ahita abwira Era ati Era igihe njya guhura na Trésor twarahuye, tumaze guhura yari afite umujinya n'uburakari, gusa hari ikintu kimwe yambwiye ko njye nawe tutavukana. Ndamuseka Era, ndamuseka numva nyine ibyo bintu ntabwo bishoboka. Era ahita abwira Leya ati Leya nanjye ubungubu ndumva ndi kuguseka, ibyo se ni ibiki yari ari kuvuga, ngo njye nawe ntabwo tuvukana, gusa ibyo ni ibiki yari ashatse kuvuga. Leya ahita abwira Era ati Era nanjye ntabwo nabyemeye pe, nahise mvugisha papa, maze kumuvugisha ndisaza ndasara, ndamubwira nambwiza ukuri, turatongana ibintu birakomera, bwa nyuma na nyuma ambwira ukuri. Era ahita abwira Leya ati yakubwiye ngo iki se kandi? Leya ahita abwira Era ati Era yambwiye ibintu byose gusa icyambabaje ni ikintu kimwe gusa, kimwe nicyo cyambabaje, nuko utigeze umenya mama wawe, nicyo kintu kimwe cyambabaje. Era ahita arikura Leya agahita amubwira ati Leya ibyo ni ibiki uri kuvuga? Nese koko ushatse kuvuga ko njye nawe tutavukana? Ushatse kuvuga ko uriya atari mama wanjye n'uriya atari papa wanjye? Ahita ahaguruka Leya akamufata agahita amubwira ati Era reka mbanze mubwire ibintu byose, uretse kugenda icara hasi. Ahita amubwira ibintu byose uko papa we nawe yabimubwiye. Akimara kubimubwira Era nawe ararira, yamara kurira agahita abwira Leya ati Leya
ibyo bintu koko nibyo urakomeje papa yarabikubwiye? Rero itabwira era ati era yego yarabimbwiye ambwira ko ari ibanga, gusa nanjye narababaye cyane gusa n'ikindi kintu kimwe cyambabaje ni ukuntu Trezor yagiye akifata akakwangira iyo mpamvu ngo kubera ko wamubeshye nawe utari ubizi. Era itabwira Reya ati Reya ndaje gatoya, ahita asohoka akagenda akajya kureba Trezor, amusanga iwe abari yatagiye mu kazi, ahita yinjira, yamara kwinjira Trezor ahita yikanga agatambwira ati era uje gukora iki ahangaha? Era itabwira Trezor ati Trezor nibeshye ko nkunda iki gihe cyose, akantu gatoya niko katumye dutandukana njye nawe, ukanyangaho nkayoberwa ikintu wanyangiye, nkajya nkubaza ukanga kumbwira ngo kubera ko ngo njyewe ntavukana na Reya nicyo kintu wanyangiye. Trezor itabwira era ati era oya ntago ariyo mpamvu yatumye nkwanga, n'impamvu nabwiye Reya ntago ariyo mpamvu, mwaba muvukana mwaba mutavukana, naba mbizi naba ntabizi, ntago ariyo mpamvu yatumye njye nawe tudakomeza kuba turi kumwe. Era itabwira Trezor ati none impamvu utakimvugisha utakemera kuba uri kumwe nanjye ni iyihe? Trezor ahita amwicaza agatambwira ati era reka nkubwire ibintu byose ukuntu byatangiye. Ubundi cyagiye mvi wanyu narahavuye, urabizi neza ko ntongeye kuhagaruka, gusa iminsi yakurikiyeho hari nimero yakunze kumpamagara nkanga kuyitaba, ariko mbona ikomeje kumpamagara cyane ndayifata. Maze kuyifata yari mama wawe, naramwitabye yambwira ko ashaka ibintu byinshi yambwiye, gusa yambwiye ko atari mama wawe, ambwira ibintu byinshi ntashakaga no kumva. Gusa ikintu cyambabaje cyatumye nanaguhunga, gusa cyari igihe gitoya nari kuzagaruka, nari ndi kubanza kubitekerezaho. Yambwiye ko njye nawe tudashobora kubana, tudashobora no gukundana, ko ibyo ngibyo nibiba bizaba atakiri mu iyi si, ahubwo ikintu yashakaga ko nkundana na Reya. Ntakubeshye era narabyumvise, numva umutwe wanjye sinzi ukuntu mbaye, numva sinzi uko mbaye, n'umutwe akajya akomeza mpamagara, mbuza guhura nawe, mbuza kuvugana nawe. Era ntakubeshye nabuze ukuntu mbigenza, mbura uko nifata. Era itabwira Trezor ati Trezor ibyo bintu mama yaje kubikubwira, ubundi se kubera iki yabikubwira? Trezor itabwira era ati era ntabwo uri kumva impamvu yabimbwira se, nuko utari umukobwa we, niyo mpamvu yabimbwiye. Rero nabuze ukuntu byitwaramo. Reya yaje kundeba amburira nanjye ikindi kintu mubwira, haba ari biramubwira nyine, ariko era ndagukunda cyane, nta nubwo nteze kukubura, nta nubwo nteze no kubitekerezaho kugira ngo ngutakaze mu buzima bwanjye. Uko yabigenza kose, uko yantera ubwoba kose, ntago nteze kukwanga, urabyumva neza era ndagukunda cyane. Era ahita atuzamo gakeya, agahita areba Trezor, agahita amubwira ati Trezor kuko ni ibyanyabyo, ntago urari mama wanjye. Reya yabimbwiye ngira ngo wenda ni za brage ze ari kumbeshya, nanga kubyemera, ariko ubu ndumva ndi kubyemera. Ubundi se kubera iki papa yambeshye iki gihe cyose? Imyaka 27 imaze kugira, ntago ari imyaka mikeya ku buryo atambwiza ukuri. Gusa Trezor nawe warambabaje, nibazaga ikintu wabaye, nkibaza icyo wabaye, nkibaza icyo wanyangiye nkakibura, ariko ndumva ubu ngubu nenda nko gusara neza. Trezor ahita abwira era ati era ubitekerezaho cyane, nanjye uje kundeba, narindi kubitekerezaho, ndi kureba uburyo nagaruka kuza kukureba, ariko ndakwinginze wibitekerezaho, ahubwo umva ikintu tugiye gukora, ugiye gutaha, numara gutaha hanyuma ejo nzaza kukureba, ariko ndumva mfite isoni zo kuza guhura na mama kuko yaranyihanangirije akomeje, sinzi rwose. Era itabwira Trezor ati Trezor none se nawe warabyemeye, uwemeye ibintu byose yakubwiye? Trezor itabwira era ati oya era niyo mpamvu naretse guhita mbikubwira, nari ndi kubanza kubitekerezaho, rero ntabwo nigeze mbyemera pe. Era itabwira Trezor ati okay nta kibazo, rero ngaho reka ngende. Ahita amuherekeza, ariko gusa ntiyinjira iwabo. Yamara kwinjira sanga papa we yicaye mu ntebe, ahita amuhamagara agatambwira ati era ngwino hano. Ahita yicara iruhande rwe, yamara kwicara iruhande rwe papa ahita amubwira ati ariko ni ibiki ndi kumva mw'iyi nzu, byateje impagarara, ngo Trezor yabaye Trezor, ari wowe ari Reya, Trezor yabaye Trezor. Ubundi
hari ikihe kibazo. Aramureba, yamara kumureba akamwitegereza cyane, ahita abwira papa ati papa ubundi se ibya Trezor ubu biretse no kubimbaza, ubundi papa koko ntago muri ababyeyi banjye. Papa warikanga agahita abwira ati ibyo bintu wabikuye hehe. Ahita abwira papa ati papa ntumbeshye ndabizi neza, kubera iki wabimpishe iki gihe cyose, kubera iki wabimpishe iyi myaka yose papa wari utegereje iki. Papa ahita amubwira ati ntundakarire ntunabyumve nabi, nanjye nari ngifite agahinda nibaza uburyo nzabikubwiramo, gusa nabonaga mama wawe kwitaho agufata neza, ndavuga nti kubera iki nabikubwira, ndavuga nti reka mbireke. Ahita abwira papa ati papa ariko nanjye nawe mfite uburenganzira bwo kumenya mama wanjye uwo ari we, papa ibyo bintu rwose ntabwo wagakwiye kuba warabimpishe. Papa ahita amubwira ati mwana wanjye mbabarira unyumve rwose, ibintu byose ushaka ndabikubwira, ariko muri aka kanya mbabarira unyumve. Ahita amubwira ati okay nta kibazo mbwira byose ndakumva. Papa ahita atangira akamubwira inkuru yose, akamubwira mama we ukuntu bari babanye, ubuzima bari babayemo, n'ukuntu bari babayeho, n'ukuntu no ku munota wa nyuma yamubuze. Amaze kubyumva ahita abwira papa ati papa ndumva mise ngira amatsiko yo guhura na mama, ukuntu maze kumumbwira ukuntu wamukundaga, gusa papa wakabaye kuba warabimbwiye. Papa ahita amubwira ati yego wenda nakabaye narabikubwiye, ariko nende gutegereza igihe cya nyacyo cyiza, ikindi kandi mama wawe aragukunda, urumva mama aragukunda cyane. Ahita abwira papa ati papa mama wanjye ushaka kuntandukanya na Trezor wanjye kugira ngo ashake akunde n'umukobwa we Leya. Papa ahita amubwira ati oya ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, ntabwo umugore wanjye yabikora, ibyo ngibyo rwose ntabwo bishoboka. Ahita abwira papa ati papa rero byarashobotse cyane, ikindi kandi watinze ko bimbwira rwose. Papa ahita amubwira ati ibi bintu ngomba kubibaza mama wawe kuko yaba yarantengushye cyane, twasezeranye ko azakwitaho nk'umwana we, dusezerana ko azagufata nk'umukobwa, ariko ntabwo nakwizera ko ibyo bintu byose yabikoze. Ako kanya bakiri kubivuga mama ahita yinjira akabasuhuza, yamara kubasuhuza papa Leya bari kumureba cyane ari kumwitegereza. Mama ahita amubaza ati habaye iki mbese ko ndikubona mwese muri kundeba gutyo mutari no kumvugisha. Papa Leya ahita ahaguruka agahita amubwira ati ariko mama Leya kubera iki wantenguha habe n'aka kageni, ibintu twasezeranye ku munota wa mbere ntabwo byibuka. Mama Leya ahita amubwira ati ibiki se kandi noneho habaye iki kwiye nshuro, ubu noneho ndazira iki. Papa ahita amubwira ati ibi ngibi ntabwo dushobora kubivugira imbere y'umwana, ngwino tujyane. Ahita amukurura agahita amujyana mu cyumba. Bageze mu cyumba ahita amubwira ati papa Leya ni iki wabaye iki, ni ikihe kibazo gihari. Mama Leya arakomeza akamureba, papa Leya yabuze uburyo amuvugisha, yabuze aho hera. Ahita amubwira ati mama Leya wansezeranije ko umwana wanjye uzamufata nk'umwana wawe, ibyo ngibyo turabisezerana, urabinyemerera rwose. Nabonaga ariko binameze, ariko ku munota wa nyuma ibintu byose utangiye kubyangiza, utangiye guteranya abana, utangiye kubateranya nanjye. Ufite ikihe kibazo mama Leya ahita amubwira ati ndumva umukobwa wawe buriya yaje kukuregera, ariko njye ntabwo nari kubyihanganira, ariko nari kubyihanganira nimbona ari guhoza imbere, ari gukunda, ari guhora uvuga igihe cyose, yabaye mw'uru rugo, nta soni utareba umwana wanjye Leya, nta soni ibyo ngibyo wumvaga njye nabyihanganira nk'umubyeyi. Papa Leya ahita amuseka agahita amubwira ati none se wumva ko Leya nawe atari umukobwa wanjye, Leya nawe ndamukunda cyane, ikindi kandi abana barakundana. Ibyo bintu byo kubazanamo amatiku ukabashwanisha n'abakunzi babo, njye ntabwo nabyishimiye. Mama Leya atamubwira ati rero nanjye ntabwo nari kwishimira ko Trezor uriya muhungu ufite amafaranga angana kuriya ashakana na Leya, ntabwo byari gushoboka. Asize umwana wanjye hano, no ntabwo byari gushoboka. Papa Leya atamubwira ati ariko umugore wasaze, noneho sinzi ibintu wihaye mw'iyi minsi, ko hari umugore mwiza tubana neza nta kintu kidutandukanya, ubu ngubu wabaye iki, ni bande batugiye hagati. Mama Leya atamubwira ati menya ko bitazigera bikunda, ikindi kandi ndabigusezeranije umwana wanjye niwe uzabana na Trezor, urabyumva neza. Ahita asohoka, yagera ku muryango agasanga Leya nawe yari ari kubumva bateze amatwi, ntago amuvugisha, ahita asohoka akagenda. Leya ahita ajya kureba papa we, agahita amuhumuriza. Amaze kumureba Leya ahita abwira papa ati papa irengagiza ibintu byose mama yavuze,
byirengagize ubwo n'umujinya wabimuvugishije biraza kumera neza. Papa ahita amubwira ati Leya urumva ukuntu ambwiye neza wagira ngo ntago yigeze amenya Era neza wagira ngo ntiyigeze amurera ari uruhinja, urukundo rwose yamuhaye, ibintu byose yamukoreye neza arabyirengagije. Rero ahita abwira papa ati papa humura ndaza kuvugisha mama, rero banza uryame uruhuke ngiye kumuvugisha. Ahita amuryamisha, yamara kumuvugisha agahita asohoka akajya kureba mama we. Era we ntago aba ari aho ngaho, aba ari mu cyumba cyari kurira yabuze uko abigenza. Rero aragenda akajya kureba mama we, aba yasohotse hanze atari aho ngaho nawe mu nzu. Aramwegereye, amara kumwegera itamubwira ati Emma byakugendekeye bite, wisanze aha hantu gute koko? Mama itamubwira ati ariko Leya wajya ureka kuba agacucu, ibi ngibi byose ni wendi kubikorera. Ikindi kandi uriya musore ngo ni Trezor, afite amafaranga, ni umusore mwiza, ntabwo rero nari kwemera ko agucika. Ikindi kandi uriya nta nubwo ari umwana wanjye, urabyumva neza? Rero tabwira mama ati mama ni umwana wawe kuko ni wowe wamuteruye ari uruhinja, umwitaho, uramurera, uramukuza. Mama nawe ni umwana wawe, yego wenda nubwo utamukuye mu nda yawe ariko ni umwana wawe. Mama ahita amubwira ati no, ntabwo ari umwana wanjye Leya, ni wowe mwana wanjye wenyine. Ikindi kandi ntuzongere kumbwira ngo Era ni umwana wanjye, urabyumva neza Leya? Rero ahita abwira mama ati mama ntabwo nzi ikintu kano kanya nakubwira, nta nubwo nzi ikintu nakora, ariko ndakwinginze mbabarira uhinduke. Ikindi kandi sinzigera njya ku ruhande rwawe mama, ndakwinginze ibyo ushaka byose sinzabikora, sinzigera mbana n'uwo Trezor uri kumbwira. Icyo nshaka nuko mukuru wanjye ari we Era yongera kubona urukundo rwe Trezor, kuko ndabizi neza ngiye kubakundana. Rero nabandinde wo gutandukanya abantu bakundana mama. Mama ahita amubwira ati ariko warasaze, ikindi gihe wanyumvaga ubu ngubu wabaye iki? Leya umva nkubwire, ndagukunda cyane kandi mba nkwifuriza n'ibyiza. Rero umva ibintu byose ndi kukubwira, yego wenda natinze kubikubwira ariko nibyo nakwifurizaga, nibyo nari ndimo, nibyo nari ndi kugukorera. Rero ahita abwira mama ati mama oya, nanjye nzabona umuntu nkunda kandi unyitaho, sibyo? Si ngombwa ngo mama ndakwinginze mbabarira uhinduke. Ikindi kandi wababaje papa, ugenda umusaba imbabazi, wamubabaje cyane mama. Mama ahita amubwira ati ibyo ngibyo ntabyo nitaye, icyo nitayeho ni wowe. Leya ahita ahaguruka aho ngaho akagenda akajya kureba Era. Ahita abwira Leya ati Leya mama wawe mureke, sibyo? Mureke, igihe azumva ashaka ko nyine umuryango wongera gusubirana niwe uzabikora, urabyumva neza? Rero ahita abwira Era ati Era ndumva mfite isoni n'ikimwaro byo kuba mama wanjye ari we uri gukora biriya bintu byose. Era ahita abwira Leya ati Leya reka nanjye wibuke ko ari mama wanjye, nanjye ni mama wanjye kandi ndamukunda cyane, aho azajya nzajya aho ngaho, ibyo azakora nzakora ibyo ngibyo, urabyumva neza? Ikindi kandi hano nta kuvuga ngo ntago ari mama wanjye cyangwa se atambyaye, rero ntago ibyo ngibyo mbyitayeho Leya, sibyo? Ahita amufata akamuhobera cyane. Amaze kumuhobera Leya ahita abwira Era ati Era rero tangira witegura ubukwe bwawe, mama we nzamwitaho, sibyo? Era ahita abwira Leya ati Leya ntago nshobora gutegura ubukwe mama akimeze kuriya, ntago bishoboka, tugomba kumwicaza tukamuganiriza ibintu bigasubira mu buryo, nkabona gukora ubukwe twishimira, byumva neza Leya? Leya ahita amubwira ati okay nta kibazo. Bakomeza bavugisha mama Leya ariko akanga neza akanangira. Umunsi umwe baba bicaye Leya na Era na papa wabo bicaye bari kuganira, mama bagaturuka ku muryango akabareba akabitegereza cyane, ntago baba baramwanze, nta nubwo baba baramutaye cyangwa se ngo bamurebe nabi. Araza akabareba akabitegereza, ntagire ikintu avuga, kaza akakomeza abegera. Era ahita ahaguruka akamwegera agahita amubwira ati ma hari ikintu ushaka kuvuga? Ahita amureba cyane akamwitegereza, agahita amubwira ati Era sinzi icyampumye amaso kubona ko uri umukobwa mwiza gutya, sinzi aho nari naragiye nkajya mu bintu ntazi, nkazana urwango nkaruguturaho kandi udakwiye kwangwa ahubwo ukwiye gukundwa. Era umbabarira ibintu byose naba narakoze n'ibyo naba naratekereje gukora. Era ndagukunda cyane kandi urabizi neza ko ngufata nk'umukobwa wanjye. Era ahita abwira mama ati mama ntabwo wakumva ukuntu nari ntegereje uyu munsi, nari ngutegereje kandi nanjye ndagukunda cyane rwose. Ibyabaye byose nta nubwo mbyitayeho, nta nubwo nshaka no kubimenya, icyangombwa no kugarutse mama. Ahita amuhobera, yamara kumuhobera Leya ahita abwira mama ati mama ni wowe uvuze ibi bintu cyangwa nuko tumaze iminsi tutakuvugisha niyo mpamvu mama? Mama ahita amubwira ati oya Leya
ereka ndi umubyeyi mukuru. Ikindi kandi nanjye sinzi ibyabaye gusa Trezor n'umugabo yaramfasha aranganiriza, turaganira umwanya munini, anyumvisha ibintu nanjye kuko numva nibyo. Nawe mukanya agiye kubageza ahangaha bidatinze. Trezor yahise ahagera, bababwira uburyo byagenze, kuntu Trezor yavugishije mama Leya akabimwumvisha, baramushimira cyane. Papa Leya yahise abwira Trezor ati Trezor, si ukuba rwose ukundana n'umukobwa wanjye, ahubwo ubaye n'umuhungu wanjye, kuko unkoreye ikintu cyiza cyane cyo kongera gusubiranya umuryango wanjye. Rero guhera aka kanya nguhaye umukobwa wanjye, ahubwo ikintu gisigaye ni ukugira ngo twitegure ubukwe bwanyu, mukore ubukwe bwiza cyane, umuryango noneho uri hamwe, nta kuvuga ngo turi kumwe turi ibice. Papa ahita yegera umugore we mama Leya ahita amubwira ati si ngombwa gusobanurira ibintu byose, ndabizi neza ko cyangombwa nuko dusabye imbabazi, kandi rwose ngiwe ndakubabariye, kandi ndizera ntashidikanya ko n'abakobwa bacu bakubabariye. Bahita bavugira icyarimwe ati yego mama, twakubabariye kandi turagukunda cyane. Ntibyatinze Trezor na Ella bakoze ubukwe bwiza cyane, gusa ikintu Ella yari yishimiye cyane nuko Trezor yamufashije kongera gusubiranya umuryango wabo, ntongere gucikagurika mu ibice. Yaramushimiye cyane, kandi Trezor amwemerera ko azamuhora iruhande. Reka mfate uyu mwanya rero nshimira buri muntu wese twabanye mu inkuru yacu y'uyu munsi, nizera nashidikanya ko mwayikunze kandi yabakoze ku mutima. Umushyashya nk'uko bisanzwe yakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu zindi nkuru z'urukundo zitandukanye kandi nziza. Ni Karangwa Sandrine.